harimo umuhanzi bita Asmelo mbo hakaba harimo n'umuhanzi bita Skyto harimo na Bruce Melody Bruce Melody turacyabipanga ariko bizacamo kuko uko tuba tubivugana buri munsi bigenda birushaho kugenda neza baza bakubwira ati Imana irabiri guperforminga muri arena wajyayo ntaho najya none mbese we wajyayo iri kuririmba muri arena nkunda umuziki ariko nshobora kutajyayo nongeye kugusuhuza wowe ukurikiye ya TV yawe ukunda cyane kurikira kuri YouTube amanywa nijoro ibaha ibiganiro bya fresh muri kumwe na Sawa Kwizera umunyamakuru wabishegeye yaba comedy yaba ibiganiro bitababaje cyane ibibabaje cyane ibiteye agahinda inkuru za nkuru tujya no mu mwobo tujya mu mwobo no gufatamo inkuru ariko ntago dufata wenda amafuku gusa dufata inkuru mu mwobo uyu munsi rero turi kumwe n'abastari babiri b'abahanzi bari kuzamuka baraza kubibwira ngiye ntago mbazi duhuriye hano hirya dukorana ikiganiro gutya dereye kuri wowe bakwita nde afande ndi kubona yambaye n'imyenda oya ntago ndi umusirikare so amazina yanjye nitwa UK Jamali nkaba nkora umuziki nyarwanda UK Jamali se wagiye wivuga nk'umuhanzi mena hayo mazi nanjye nica icyaka afite ukuntu aryohera si nkayo ku mucanga mbega amazi y'iyi nyanja atandukanye cyane n'ayi Galileya si ukubeshya ndayabura ngashyira umutima dore amazi avura inguma warayiji si ukubeshya nzahaguma nzaharebekera umwumva n'imvura simbyibukane yaguye ku bwa Nowa sinkabya muri mukimivira atembye batake UK mfite umutaka mu mabara ndaguruka ngo amazi n'aya robine amazi n'aya robine yo mene nitwa UK Jamali umusore wanyu ukora umuziki nyarwanda ndabakunda cyane mwese dukurikijeho harya n'indubwo mfite isoni zo kuvuga ko nyanze nariye imyenda ibabazanga wegukane sinzibagirwa y'amajoro nkurindiriye naguhaye byinshi mukorera byinshi ariko ntunyurwa Maria we mbabarira nitwa Izra nkaba nayo ndi umuhanzi ndabakunda cyane Izra na UK Jamali yes sir mumeze mutese tumeze fresh sana cyakoze izo verses ziranyemeje asante muzikwe mu mirongo yanyu se cyangwa naga freestyle ni mu mirongo yacu kamere kuri UK ubundi izina UK umuntu yumvisha UK yagira ngo ni United Kingdom wenda muri UK ubundi abikuye he bundi no kuvuga ngo mu busanzwe witwa UK cyangwa mu buzima busanzwe nitwa Komezusenge Jamali izina rero Komezusenge niryo nakuyemo UK komeza usenge yes ubwo se bihuye gute na bihuye gute birahuye cyane komeza usenge usenge komeza niyo UK niyo UK usenge komeza Jamali noneho Jamali ryo nikomeza ikize nikomeza usohoke nikomeza winjire nuvuga ngo nikomeza usenge cyane komeza nk'inzoga oya sima busanzwe ntago ndi umusenzi nikomeza winjire mu nzu nikomeza usenge noneho Jamali ryo ni izina ryanjye wiswe n'ababyeyi Jamali witwa Jamali cyangwa witwa Jamali nitwa Jamali ariko ababyeyi banyise Komezusenge Jamali umuziki mfite nitwa UK Jamali ukunda umuziki cyane ariko wambaye icyango cya danje soshona drift z'umuti kabisa ubwo ngiye mba numiwe niko biba bimeze nyine nk'abahanzi tuba tugomba gutegura agashya koko tukimanukira buriya haba hanahiye soshona ayo magambo rero ntabwo yemewe ndabizi
yize kuvuga ngo gushya ngo ntabwo ari fresh ariko hari ukuntu hashya nyine umwotsi ntugaragara ariko hagashya. oya Ah. numva iyo uzanyemo ibintu byo gushya uri gushaka gutwika igihugu. Oya ntabwo twatwika igihugu, gutwika igihugu cyatubyaye. oya ntabwo twagitwika ahubwo twakizimya, so bizi ntabwo nabiyoberwa. aho bamwita M Jesla, harya ni Jesla M Izra. M Izla. Yeah. ugomba nasobye nabi. M Izla, M sibwo ni iki? Okay. Izi M biva kuri mugisha. Umugisha. Mugisha niryo rivuga M. uri umunyamugisha n'umuntu ubusanzwe se? Ubusanzwe okay. Buriya ariko ubusanzwe ni n'umunyamugisha. Mugisha ubwo dushatse twakwita mugisha Isiraheli. Izira se bivuga Isiraheli? Izira bivuga Isiraheli cyangwa se Isirayeli cyane Isiraheli mbonye. ubwo nawe wagiye ku marembo y'ijuru nabyumvise. ntabwo wigeze ujya ku marembo y'ijuru se? wapi. cyangwa ntabwo wemera ijuru? Amarembo y'ijuru buri muntu wese aba yariho, aba ari umukandida wayo kuko twese turayemerewe. none se Mugisha watangiye umuziki ryari ubundi? Natangiye umuziki muri Covid mo hagati. Muri Covid mo hagati. Muri Covid mo hagati ubwo ni harya ni muri 1994? 2022 na kabiri. Na kabiri mo hagati. Se wakingiye Covid? Cyane. Ntago bapfusha tu. Ntago urukingo warucika. Ibintu byabaga ari danje. Ubuse urugendo rwawe rw'umuziki urugeze he? Urumva watangiye 2022 wenda hashize igihe gitoya. Ubu rugeze hehe? Umaze gusohora indirimbo zingahe? Buriya muntu urugendo rw'umuziki rwo bari rurerure. Ariko indirimbo iri hanze ni imwe, izindi ziri muri studio. Urumva mbega abari birebire bisaba abari gutegura. Indirimbo iri hanze yitwa ngo iki se? Yitwa Tonight. Akavasi. Twumvisheho gatoya nubwo tutayizanye twumvire. Akantu k'amasegonda nk'atanu nta kibazo kugira ngo nyine n'abatayizi bamenye ko ari yabo. Tonight iravuga ngo igitero buriya nakunzemo nkunda kuririmba cyane bitewe n'ibihe nari ndimo. Buriya nicyo ndavuga, nicyo naheraho buriya nta kibazo. mfite isoni zo kuvuga ko nze nari imyenda ibabaza ngo bagukane, sinzibagirwa amajoro urindiriye, naguhaye byinshi mukorera byinshi ariko ntunyurwa. Mariya we mbabarira. Okay, niyo ngiyo Tonight. Icyo gitero kirimo iyo Tonight. None se yarakwanze se? Ni true story koko? Buriya gukora indirimbo hari igihe biba byakubayeho, hari igihe biba byarabaye ku nshuti yawe. Mbega muri rusange umuntu yandika indirimbo bitewe n'ibintu runaka abona biri kuba mw'icyo gihe. Ntabwo mbese ari true story, ni ibintu wabonye biri kubera ku bandi? Okay, buriya ari igihe so navuga ngo iki, ariko bishobora kuba byarambayeho cyangwa bikaba byarabaye ku wundi. Okay, ndabyumva. Harya ni Jamal.
Umwita UK. Yes UK Jamal. Jamal. Yes Wese watangiye umuziki ryari inshuti yanjye? Njye natangiye umuziki 2021. Urashaje ubusaziye? Ndi umusaza. Njye natangiye umuziki muri 81. Nawe urashaje. Oya ntabwo ari ushaje n'umuziki. Ndacyari umusore. Oya nawe umuziki wawe urarambye. Umuziki wanjye urarambye. Mva cyane kabisa. Ariko nigeze no gutangira umuziki kera abazungu bataraza mu Rwanda. Ni kera. Arahita nibaza ngo ufite imyaka ingahe? Nta myaka mfite. Yose narayigurishije. Okay. Nuko warasubira inyuma nka Yesu. Yesu niwe baraga wasubira inyuma kera. Sana. Ubuze ufite indirimbo zingahe Jamal? Ubu ngubu indirimbo mfite umanze nzibare. Ni nyinshi narakoze by the way, narakoze cyane. Narakoze. Ugiye kubanza nzibare? Nuvuga ngo ni nyinshi. Maze gukora indirimbo nyine nemera zigezweho zikubita fresh. Zikubita fresh. Zimuhora iki? Oya ntabwo zagukubita. Nyine nizigushamo abafana banjye nyine tubakavuga ati cyakoze ushaka ko abantu bagwa mbese. Urukugusha abantu. Ushaka kugusha abafana. Ni ukuvuga ngo iki? Hari indirimbo zigezweho nyine abafana banjye bakunda nizo nshaka kuvuga. Abafana bawe? Yes. Bakunda? Bakunda cyane. Ni izihe? Ni indirimbo zigera kuri 7. Izo umaze gusohora zigera muri 7? Oya amaze gukora nk'indirimbo 11 ariko indirimbo nemera nahaye abafana banjye. Ndavuga indirimbo ziri hanze abantu bazi ubu ngubu ni zingahe? Indirimbo bazi ni indirimbo 7 nkuko ndi kubikubwira. Zose wazikoye muri studio abantu barazizi. Ibaze ko ngenzi indirimbo yawe imwe. Ura niyo yari hit cyane. Irandi umuntu yari hit akeshi. Ya ndirimbo irarya yageze no kuri hit. Uvuga ngo irandi ndirimbo nyine urabyumva. Buri ari indirimbo umuntu akora. Usanga nyine arusha izindi tugasanga yo yafashe indi ntera cyane. Wenda ku rwego umuntu atakekaga. Ariko hari izindi ndi gutegura zizaza ziriya nabyo nkomeza kubwira abafana banjye nyine bazazibona kandi nziza cyane. Ako ngo ufite abafana benshi? Ni Imana ibatanga. Imana ibatanga ni ukuvuga ngo uko bisa kose ndashima kuko urebye natangiye mu muziki nta muntu n'umundi inyuma. Ariko ubu ngubu ndakeka abafana banjye barahari. Bakuri inyuma kabisa. Hari n'abakuri hejuru ndabizi. Oya. Bose bandi inyuma ntimundi inyuma bakuri inyuma barabizi kabisa. Abafana banjye bandi inyuma. Wenda bazajya bivuga muri comment. Bandi inyuma kandi ndizera ko bahari. 5 kwa 5 nta hantu bajya. 5 kuri 5 mbese. Cyane rwose. Yego. Niyo ndirimbo ya mbere washyize hanze? Indirimbo ya mbere nashyize hanze bayita Igendere. Igendere? Yes. Ariko ntago abafana banjye bayizi bamwe na bamwe. Urabyumva ni indirimbo nkuko nyine yitwa Igendere. Ese ufite abafana kuvugana abafana banjye ufite abafana bihariye cyangwa sinzi nsobanurira? Ni ukuvuga ngo ni abafana banjye ntago bihariye. Ni abafana nyine muri rusange bafana UK Jamal. Bankunda baba bananshyigikira na rimwe urumva nyine. Ni abafana banjye wenda hari n'abandi ntabanzi ariko bavuga ati umusaza akomeza akore ntaribi. Yego wenda sindagira chance zo kuba twahura nyine. Sabane hashye n'iki. Ariko ni abafana banjye. Byo gutwika cyane. Gutwika oya ntago ari gukunda gutwika. Gusa nyine ntago twabyirengagiza ko ari byo biri mu rubyiruko rw'iyi minsi. Yego wumva umuntu umubwira ati se tuzahura agahita akabaza ati se hazashya. Wazasanga hazashya ukajyayo. Yakubwira ngo ntihazashya ukamukwama ati si wanyu nimba hatazashya nimba mutazadutamo ubwo tuzerirwa mpagwa reka da. Nk'ibyo rero niyo mpamvu rero mvuga gushya nta mutima mubi ntabwo tuba dushaka kuhatwika. Ariko akeshi njye ahantu ngiye kuhazimya.
hahiye cyane. ubwo ugerayo bagakonja mbese. Oya ntabwo ariko bishatse kuvuga. Harya wambwiye ngo indirimbo yawe ya mbere yitwa ngo iki? Indirimbo yanjye ya mbere bayita Igendere. Bayita Igendere. Yes. Ni hip hop, ni R&B, uririmba iyo njyana ubundi? Ni pop, ni rock bwira? Cyangwa ni jazz? Byose nge ndakora. Ubwo indirimbo yawe ni byose? Ni njyana ya byose, ikoze mu njyana ya byose? Hip hop na R&B. Nkubita ka freestyle cyangwa se akavasi k'indirimbo yawe ya mbere twumve gafite amasegonda make. Indirimbo yanjye nukuvuga ngo R&B karimo nukuvuga ngo baby igendere nkura mu mutima wawe igendere nge wenda kubohoye ntacyo nzaguha kuko ndi umushomeri ntacyo nzaguha kuko ntabyo ntunze babyara bawe baranyiyamye basaza bawe nabo baragushaka umuryango wanyu mwese muri abakungu ibyo si ibyo nshaka ngenda shaka urukundo nako nako ngako. Usa n'umuntu ariko wagize ihungabana ry'umutima bitewe n'urukundo. Nibyo niko bimeze kuko yarakubabaje mbese. Ninjiye mu muziki ubundi nese yagukoreye iki? Niwe watumye yinjira mu muziki? Ni story navugira aha. Yayivuge nta kibazo. Ntabwo yanyanze umukunzi wanjye, ntabwo yanyanze. Bamubwira ngo igendera atakwanze. None wamubwiraga ngo igendera atakwanze. Izira arabeshya. Buriya waramubwiye ngo igendere sha. Ngo baby igendere. Naramubwiye ati baby igendere kubera ko nabonaga kuba twaba tukiri kumwe bitagishoboka. Yego. Uhita ubihimbamo indirimbo. Ndamubwira ati igendere. Izo mwapfuye iki? Nonaha. Nonaha. Ukuvuga ngo icyo twapfuye arakizi ndakeka nawe iki kiganiro azakireba. Wenyine arakizi ariko ninjye ubikubajije. Abakunzi nyine bapfa ibintu byinshi. Ntabwo ngende gushaka ibintu byinshi. Nshaka ikintu cyatumye mubwira ngo igende. Ku buryo uhimbamo indirimbo ariko buriya ni ikintu gikomeye, inspiration yakujyanye mu muziki. Cyatewe n'umukobwa. Ahubwo ugishimira. Kumubura yego byatumye ninjira mu muziki. Nisangamo noneho neza kurushaho ko ndabyibuka namaze gukora indirimbo bita Igendere, mfite nkora indirimbo bita Isezerano. Wahise usezerana n'undi? Imbere cyane. Umuziki wawe ese muri indirimbo bita Isezerano y'umukobwa twari dukundanye nyine icyo gihe, ariko byari bya bindi byo kumuntu akubwira ati baby I love you, akamubwira ati nanjye I love you, ariko bitamfasheho. Nese I love you sindagukunda. Yego. Nese I love you ivuga itagufashaho gute? Abajama twebwe turapfusha. Nese abakobwa bo ntibapfusha. Buriya utajya ugira ibyago ku buryo we yapfa. Arapfa ariko reka nkubwire icyo nshatse kuvuga, buriya ntabwo uri gusobanukirwa. Wenda uzabite kuba wagira ibyago mu muryango umuntu wakitaba Imana. Uvuga ngo ngewe uko mbivuga wenda uko nicyo nashatse kuvuga. Abajama dufite ukuntu twiyumva, umubebe araguhemukira akaza akagusaba imbabazi ukamubabarira. Ariko umukobwa umusabye imbabazi ntabwo yazigura. Abasista ndabeshya. Urabeshya niko bavuze. Ntabwo mbeshye barabivuga muri comment. Hamagara muri telefone ngo urabeshya. Ntabwo mbeshye nabo batere comment. Ni ukuvuga ngo abajama dufite imitima ikomeye. Hari ukuntu umukobwa aza yaraguhemukiye yahagera akakubwira ati Jamari cyagiye narahubutse gutya uriya mujama yaranshutse, Kwizera yaranshutse. Nga yapfukama nyine cyangwa se nabona atangiye kurira ngajyaho ngahoreza nkamubwira ati nguye no kwininga. Ujye umuhoreza mu ikote. Cyangwa mu ikote. Nuvuga ngo nyine nuko nguko babimeze. Abajama nabo barabiza, abajama twebwe tugira kwihangana kurenza uko abakobwa. Yes. Muri make ikintu cyatumye utangira umuziki wawe ni inspiration yo kuba umukunzi wawe yarakwanze. Ntago yanyanze. None se wazikuye none se uramubwira ngo igendere kuko mukundana? Ubundi ari byabaye hagati yanjye nawe. Wenda ntago ari ngombwa. Ari ugiye kutubwira ijambo ni ryawe. Imbere nonaha icyo ni ikibazo tutahita tubonera igisubizo, ariko wumve ngo ni hahandi nyine umuntu avuga ati ntaho nsigaye, ariko ndamutse ngiye mu muziki wenda nshobora kuzajya ntuza. Urumva nyine ni ikibazo gikomeye cyane kuko umuntu arakubwira ati ndakwanze, so kavuga ati aranyanze ariko ahari
ameze neza nta kibazo afite nkavuga ati okay, ukavuga ngo umukunzi wanjye nubwo yanyanze ariko hariya ndamubona ameze neza ntaribi. Njye rero urabyumva impamvu navuze ngo igendere, ntabwo ari ko yambwiye ngo turashwanye. Deja nawe aka kanya umuhamagaye yakubwira ati Jamal ndamukunda kuko nawe ni impanuka yagize. Tubwire nimero ye nta kibazo, cyangwa bamuteye inda cyangwa bamuteye inda mbwira nimero ye muhamagare twumve. 07 niyo yiriya nyine tu ntacyo uraza uza kumuhamagara bucece kwaje araza ko kwitaba. Ubwo niyo inspiration yo kujyanye mu muziki? Niyo yanjyanye mu muziki kubera ko namaze igihe nyine numva mbabaye cyane. Nkora indirimbo nyine nyita igendere, yaranamfashije cyane kuko famiye baranyumvishe nyine bumva ukuri kwanjye. Ariko uraza gutuma mbivuga. Uraza gutuma mbivuga cyangwa sha yaragufungishije? Oya ntago yamfungishije, mfite indirimbo ahubwo yamfungishije. Mfite yuke hari akantu numvishe utambikamo urimo kuvuga ngo uri umushomeri, ngo ntacyo utamuha ngo nubwo uri umushomeri. Ese ayo magambo byari bitewe n'iki? Ese yakwanze kuko uri umukene, yakwanze kuko byagenze bite? Dusobanurire. Ariko urumva ukuntu wumbaje ikibazo koko ntawe uri umunyamakuru. Okay, ni ukuvuga ngo ukuntu byari bimeze aho ngaho mvuga ngo ndi umushomeri. Urabizi kwizera sinzi we nimba byari byakubaho, arukundo ugira gutyo ugakundana n'umubebi quartier. Njye sinjya nkundana, iyo mahirwe yawe. Nta mukobwa n'umwe nkunda, bose baranyenze. Umukobwa twakundanye igihe kinini, twakundanye iminota 2. Njye noneho bisigaye bimara isegonda. Byageze ku rundi rwego ngewe. Nukumbwira ngo urankunda ngahita mbyibagirwa. Ni ukuvuga ngo ngewe ukuntu byabaga bimeze, najyaga kureba uwo mukobwa tuganira nyine, twari turi n'abana. Ariko nagera iwabo nyine basaza be nyine bakankasira bakambwira ati wowe te wapi, umukobwa wacu ntago mubereye. Ndavuga ati okay, mbese nyine ni stories zagiye zibaho ngaho, wenda abanzi barabizi kubera ko bagiraga gutya nabandi kumwe nawe, musaza wenda akaza, ababyara be bakaza, akaba yamufata ati harara umusore kugushaka, kandi nanjye ndi umusore de agashaka kumutwara ariko kubera ukuntu bibi yankundaga akavuga ati oya ndacyari hano. Biza kurangira rero nyine bitagenze neza fresh. Nanjye ndamubwira ati nyine gendere. Naramubwira ati condoléances. Byamfashe igihe sibyo ko nagutya nyuzamo akampamagara akambwira ati Jamal umeze gute? Ati ni fresh. Ati njya nkubona kuri TV. Nkamubwira ati ebana ajya gusura se? Oya ntago ajya nsura. Ni biraho ngaho nyine twabaye inshuti sanzwe, ariko nabyo byadufasha imyaka nyine kugira twongere kuba inshuti. Ariko nibyo nakubwiraga nyine y'umujama yahemukiwe, papa akagaruka akamubwira ati amusore byagenze gutya noneho ubu gutya turi inshuti. Turi inshuti nyine biraho ngaho. Ariko ari umubebi wahemukiwe ukagenda sha sister sinzi ko bamubabarira. Isla, none se ni iki cyatumye ujya mu muziki? Inspiration yatumye ufata icyemezo cyo kujya mu muziki ukavuga uti ngiye gukora umuziki? Okay, njyewe buriya kujya mu muziki byatewe ni generation nari ndi muto. Buriya hari ukuntu ikintu kikubaho ugafata akajenda ukandika, ukandika bitewe n'uko uri kwiyumva. Ubwo rero naranditse mbona nyine bidahagije. Ndavuga ni wagenda nkajya muri studio nkareba ko bivamo. Ubwo rero nuko nagiyeyo. Ni situation wari urimo yatumye ujya mu muziki? Situation subwo nk'iyi. Buriya amagambo ari muri ya ndirimbo arabisobanura. None se dukomerejeho wenda
ufite indirimbo imwe, mugenzi wawe afite 7, urumva mfite indirimbo imwe niyo iri hanze, ariko hari indirimbo ziri muri studio enye, hari izindi zanditse ntarajyanayo, urumva mbirimo. nanjye nkubaza akabazo wari wambajije sibyo sibyemerewe urabyemerewe yakubaje izo ndirimbo enye ziri muri studio zirahari ndabizi ndagira mubaze ese kubera icyo utazikura ni ikibazo cy'ubushobozi bukeya cyangwa bimeze bite? buriya ni ikibazo cy'ubushobozi kiba kirimo, ariko ndi kubitegura buriya ziri hafi kuvamo. hari ikindi wambaza kitari icyo? none se musanzwe muziranye cyangwa mumbwire bundi mwahuye gute? uyu ni inshuti yanjye magara, ariko magara kandi mwese muhuje umurimo. n'uwatubona yavuga ati aba ngaba Yohana ni impanga. ntago muri impanga pe, ntago musa ni uko gusa uba ufite metero imwe bafite 2, urumva ese cyakora indi byaramweru na Muhima. mpaguruke barebe. oya mpaguruke ntago ufite metero imwe. ubwo uricaye arya mufitanye indirimbo cyangwa dufitanye indirimbo ngira ngo n'abafana barayikunze cyane cyane guturuka ku ivuko. Yes. none se indirimbo mufitanye yitwa ngiki? indirimbo dufitanye bayita Tonight. yafunguye amarembo. ari nayo ndirimbo yanjye ya mbere. niriya waririmbaga? Okay. afitemo akavasi muri Tonight. yasohotse ryari se? indirimbo yasohotse kubera projet nyinshi tuba dufite, ariko ndibuka igihe yasohotse muri Covid. 2022. Yes, icyo gihe yasohokeye muri Covid 2022 yo mu kwezi ndakeka ko ari mu kwa 8 gutyo. Kwa 8. Amaye ku mafaranga se ko amafaranga mwayagwijije yabaye menshi. Amafaranga twaguha, ariko amafaranga twaguha nta byaganje. ngaho impa ku mafaranga. Ku mafaranga utangire uryeho nona. Yego. ntangire ndyeho nona. Kanse mbwire numero yawe. 0. ayo yaje ntabwo nyambeshye uhereje kuri 0 se. ubwo nimero n'umubare nose ko yambwiye 0 gusa wambwiye ngo 0 turayafunga, ndavuga ati kayo yaje najye. yaje cyakoze ndi no mu bantu ba mbere bafite amafaranga menshi mu gihugu, bakira abana uri umwana bakiri bato. Njye ndi mutoya. ufite imyaka ingahe? icyo kibazo kimbaza. ufite imyaka ingahe? Andi mutoya ntago narenze imyaka 22. genda abona ushaje bro, uriya ntago uri muri 40. utanteza abafana. Njye ntago watuma nerekanira umuntu yanjye hano kuri kamera. Ndi mutoya cyane. irangamuntu nayo rega hari igihe ibeshya, hari igihe bibeshya, ahubwo ari igihe abantu bari bagiye gushyira 2 bakashyira yenda 0 cyangwa 9. ariko nabyo ntari bito. ariko ubuze uba ufite imyaka 11 ufite ubwanwa twabyemera? Ngewe yego. ari icyo ashaka kutubwira buriya ahari wabona icyo ashatse kutubwira. buriya ndi kubona harashatse kutubwira ko ari umwana mu muziki, naho turengeye ndi kubona ashaje. ariko arashaje. bureka umva gusaza ko arashaje. bigaragara biranagaragara, dore ubwanwa buwe ni abuju. Come on. Iyo album yawe harya birimo indirimbo 6? Ni indirimbo 6. Izasohoka ryari ngo ni ryari? Kwa 12.
kwa 12 Yeah. kwa 2029 urumva ukuntu ubushatse kuntamo. Ni muri uyu mwaka mu kwa 12 nibwo album yanjye izasohoka nihatagira imbogamizi zindi zibamo. Nzayishyira hanze ku matariki asoza umwaka. amatariki asoza umwaka nyine nk'aya matariki mbwira twumva. Nko kuri 20 gutyo, kuri 26 27 hafi aho ngaho. Yes. ubwo tuzayisanga kuri channel yawe. Ni UK. Iyo album se hari nk'umuntu muzakorana nibura featuring? harimo abahanzi tuzakorana. Usibye ko turacyabipanga ntabwo turabyuzuza fresh. Harimo umuhanzi bita Asmelo. Asmelo subwo namenya rubaye. Asmelo arazwi cyane naho baramuzi. Sininaha gusa. Ntabwo ari mu mahanga gusa bamuzi. Arazwi. Mbo hakaba harimo n'umuhanzi bita Skyto, ni umusaza mboneraho no kumutera pisi. Skyto tugiye nawe nzi. Skyto ntabwo muzi. Cyakaza nawe uransekeje. Turaziranye. Icyamamare Skyto ntabwo muzi. Turaziranye. Harimo Skyto, harimo Asmelo. Harimo Asmelo. Harimo undi muhanzi bita Enitizo. Nuwahise. Enitizo nawe ni umunyarwanda. Harimo n'umukobwa uri mu Burundi ariko we tuba tuvugana nyine biri aho ngaho. Harimo na Bruce Melody. Bruce Melody se mwarabyemeranyije ko muzakorana cyangwa biracyari muri process? Bruce Melody turacyabipanga ariko bizacamo kuko uko tuba tubivugana buri munsi bigenda birushaho kugenda neza. Yes. Ntabwo suri gupanga gukorana n'inshuti yanjye. Izira. Izira. Turabipanga ariko dufitanye n'izindi ndirimbo ziri muri studio nk'uko yabikubwiye kuko izo ndirimbo enye ari indirimbo ndimo imeze neza cyane bita Umutaka. Ariko ntunsabe gapera. Nta ndirimbo n'ibanga. Ntari indirimbo ni Umutaka iwana ndakeka izashimisha abakunzi benshi cyane. Ego. Izabiri kubikora cyane. Tumva ari sawa. Ni fresh cyane kabisa. Wenda ngomeza no gusaba abafana banjye kibakomeza banshyigikira kuri YouTube channel UK Jamali, Instagram UK Jamali, ndetse no kuri TikTok hose mba mpari UK Jamali. Isla. Wowe se nizihe project ufite mu muziki? Buriya iyo umuntu ari gukora aba yifuza gutera imbere akava ku rwego rumwe akazamuka akajya ku rundi. Biba byiza rero uko we abipanga cyangwa se uko abyifuza yaba ariko bigenze. Ubwo rero uri gupanga iki muri rusange? cya mbere ni ukubanza kubazanira undi muziki mushya. Ushaka kuzana umuziki mushyashya? Ashaka kuzana injyana irenza amapiyano. Tubwire rero. Ushaka kuzana iyi style? Ubundi hari indirimbo iri muri studio nkunda cyane nise Ni Wowe. Ni njyewe? Wari wariyize ubwo ari kwiyumva. Nayise Ni Wowe. Njyewe? Uriya ndi kureba. Ubwo nyine n'umwana nyine turi kumwe ubu. Niwe nayiririmbiye. Niyo yitwa Ni Wowe. N'umukobwa? Ni umukobwa, ni inyenyeri. Yitwa ndetse? Umukobwa bamwita Ingabire Divine. Divine? Divine ukurikiranye iki kiganiro sheri wawe dore agiye kugusorera indirimbo. Niwe nayandikiye
niyo niramuka inasohotse ahari ewana kabisa. Nese ni umugore wawe cyane sheri wawe? Ni sheri wanjye ariko ari hafi kuba umugore. Muzadutumire. Ubukwe buzabera he? Oya mbwira abatumiwe bazakirirwa. Oya ntabwo nahita bipanga none kuko byo ntabwo turabyinjiramo, byo ngibyo bipanga yuko umaze kwinjira mu gikorwa runaka. Ubwo rero byo tuzabibamenyesha. Ubwo batumiwe ntabwo turamenya aho tuzakirirwa. Nanjye ntabwo ndahamenya. Ninde muhanzi se mufitanye featuring? Muhanzi nawe ntabwo uratangira kubipanga. nawe nihe ubona muziki wawe nko mu myaka nk'itatu iri imbere? Donc nko mu myaka itatu iri imbere umuziki wawe urabona uzaba uri nko kuri level yande hano mu Rwanda cyangwa se no hanze y'u Rwanda? Buriya rero umuhanzi hano mu Rwanda nkunda cyane. Ntabwo ndi kuvuga umuhanzi ukunda cyane, ndavuga nk'umuntu ushobora kuvuga uti urebye level ariho. Tuvuge n'urugero twese tuzi ko Burna Boy ku rwego muri Afrika ararenze. Nk'ubu mwanya nshobora kuvuga nti ngiye mu mwaka umwe nzaba ndi kuri level irenze ya Burna Boy cyangwa ba Kiss Daniel, sibyo? Wowe uri nko mu mwaka nko mu myaka itatu urabona uzaba uri nko kuri level yandi? Bavuga ushaka kuvuga hanze uvuge bandi bose mu myaka itatu. Azaba ari ku rwego nk'urwa Senge yumva. Yarambeshye. Nje nifuza ko nabandi ku rwego nk'urwa ba Soshomura. Abora nibo basazane babikora cyane, nibo nemera mbona babigwamo neza fresh. Amwita Jamal. Iwana niwe kabisa. Musaza wanakwema ikote ndakurahiye. Ndagira ngo barebe Tupac. Tupac uramufana se? No musaza akoze akazi gakomeye cyane. Ngiye nta nubwo muzi. Musaza nshaka oya. Nari ngiye kuvuga akantu katari sawa. Warigiye kuvuga ko ushaka gukorana featuring nawe? Oya. Reka tubireke kubera ko nahise mbika sorry. Kandi ngiye numvisha ari byo uvuze. Oya. Ngiye kuvuga ngo nshaka kuzahura nawe kuri stage nkamukoma. Ushaka guhura na Tupac kuri stage? Ariko mwanahura kuko ariko ushaka kuba ari kuri stage y'ikuzimu cyangwa yo mu ijuru. Nyine nanjye nibyo nahise nibuka ndavuga ati wapi ntago ari byo. Muzahura ariko wowe uzabiharanire kuba wajya ahantu ari. Oya buri wese azajya aho Imana yamuteganyirije. Oya buri wese azajya aho yihitiyemo ubwe. Aho birumvikana. None se urumva uzajya he mu ijuru? Mu ijuru? Oya ntago ari njye uhitamo, ariko mbaye ari njye uhitamo nahitamo kujya mu ijuru. Ariko nanone ibikorwa byanjye nibyo bizatuma njya mu ijuru cyangwa se iriye pfu. Iriye pfu? Njya bavuga ngo ni iriye pfu mu ijuru. Sinjya mbisobanukirwa cyane ariko mba numva ngo niko bimeze. Ntabwo byoroshye. Ni hatari. Byoroshye ntabwo ubuzima bwaryoha. Ntabwo bwaryoha byo. Umva cyane. None se Jamal, karamwe, ujya ubona umuziki ukubangamira? Oya. Ni ukuvuga ngo umuziki uri mu bintu bya mbere, mbese ni n'ikintu cya mbere nkunda. Wenda banzi mu buzima bwanjye buhagije barabizi. Umuziki nicyo kintu niyumvamo, nicyo kintu numva nyine njyamo nkumva ni fresh, nicyo kintu nkora nkumva kabisa ni sawa. Yego. Nicyo kintu njyamo kumva ni sawa. Nicyo kintu ukunda mu buzima bwawe kitari umuziki? Ubwo ndajya nkubaza nawe wumvire ikibazo uhita usubiza, sibyo? Nk'icyo kintu ukunda mu buzima bwawe kindi kitari umuziki? Ikintu hari iyo bavuze ikintu bababaje n'abantu. Oya, iki nta muntu ubikira. Okay, mumbabarire. Okay, no kuvuga ngo ikintu cya mbere nkunda mu buzima. Subune igihe havuyemo umuziki. Kuri kumbaza se kandi nanjye nakubajije. Ikintu cya mbere nkunda mu buzima buriya iyo umuziki nabaye mushyize ku ruhande.
nkunda amahoro, nkunda kubaho nyine ntuje ntekanye. oya ibyo ngibyo nta muntu utabikunda kuko nta muntu n'umwe wabwira ngo ukunda kubaho adatekanye. uri kuvuga ibintu biri common, ndavuga ikintu nk'ubu se ikintu kidasanzwe nkunda ndetse buriya ari ibintu nyine umuntu aba akunda rusange bitaba bikaze cyane. kanga urugero, yes, ngiye ikintu cya mbere nkunda ku isi kuruta ibindi ni ibiryo. none se njye gukina avuze ngo ntumopere no ya ntago ndi buze gukopera. Ikintu nkunda kurusha ibindi cyane iyo atari umuziki, nkunda gusenga. have uheruka kujya gusenga nko muhe mwaka? Ntago ndi buze kubeshya. Perutse gusenga ejo bundi narindiyo. Ejo bundi narindiyo, buriya abantu dusengana bajya bambona ku cyumweru nyine cyashize. wari uriyo? Nari nagiye gusenga. Usengera he? Nge nsengera mu bagatolika. mu bakatolike? Yes. Warabatijwe? Nahawe n'amasakaramentu. Unsubiza, warabatijwe? Narabatijwe. wahawe ukarisitiya? Cyane rwose. Warakomejwe? Oya ntabwo ndakomezwa. Suvuze ngo ni umukatolike? Ngiye nkubaza akabazo kamwe koroshye. Oya karoroshye. Oya nyine urabona ari ukuntu ntabwo mbona. Reka nkubaza akabazo kamwe koroshye. Reka nkubwire impamvu nyine. Ngiye n'ikikunanira kirakikunaniye, sibyo? Amasakaramentu ni amaki? Amasakaramentu ndayaza. Amasakaramentu ni ukarisitiya. Amasakaramentu ni ukarisitiya, umubiri n'amaraso. Umubiri n'amaraso ubwo uri isakaramentu? Oya umva nyine bikatubera icyarimwe. Ngende kubwira ukuntu nyine babitwigisha. Oya bivuga uko ubushakashatsi bwawe wakoze ukurikije kuri umukatolike. Oya naba ngiye kubeshya. Kandi kubeshya ntabwo ari wanene kuri njyewe. Yes. Amasakaramentu uravuze ngo ni umubiri n'amaraso? Nari ngiye kubisobanura nyine kuko ari ukuntu bajyaga babidusobanurira turi kwiga guhabwa ukarisitiya. Kabitubwira byose nyine. Sibyo ko ntabwo nkibyibuka neza ariko niko biba bimeze. Ariko mu buzima busanzwe ni umugatolika barabizi. Padiri aranzi maze. Padiri kisiza padiri ari indirimbo nshaka kuzaba. Yihe? Nshaka kuzaba indirimbo bita inzira ya demokarasi. Oya pana ya demokarasi. Oya ni inzira ya kiliziya. Oya ntago ari ya nzira twatangiye y'abagatolika. Ni inzira ya papa se? Oya cyangwa se twanayita, ariko ni inzira kuko niko nayise. Ariko ntago izaba iri kuri album. Ni inzira. Ni ukuvuga ngo indirimbo izaba iri mu rwego rwo kubijya kumera nk'aho ari Imana, ariko nanone atari Imana cyane. Saba harimo utuntu tugaruka imihanda. Nze ku mihanda bwo ho ntago Imana ihaba. Nyine Imana ibihari, ariko hari ukuntu iyo tuvuze ngo Imana ari abakristo bajya mu rusengero kuyihigira, ariko shona ko bose ngiye hose bihari. Imana no ku mihanda ibihari. Ariko nyine zaba ari inzira nyine imihanda n'iki hose. Nese bawumva Imana isete? Umva Imana isete? Oya icyo kibazo naba mbeshye. Agerageza. Ushaka kuvuga umutukura mpindukiye. Uzi ko mu mategeko y'Imana harimo ngo ntago ngenza amategeko y'Imana. Kanyakubwire. Oya ntukabeshye. Buretse kubeshya ni icyaha. Hari ukubazwa ugasubiza, ntago ububeshye. Ubugerageje. Okay. Mbaza ntaribi. Wumva Imana isete? Mano. Ntago navuga ibara rya gusa Imana ni byose. Oya ndavuga ibara uko isa. Oya. Nkawe n'urugero uri inzobe yirabura. Ni wanene n'imbaruko. Ni inzobe. Maze nimbona ga comment kavuga ko nza kubona ga comment kavuga ko ndi inzobe yirabura. Nese nkubwire ngo umutuku naba nkubeye. Ndi inzobe yirabura. Okay. Cyakoze. Uriya ni umwirabura wijimye mu kuntu. Bro yangane.
bivuze ngo ubwo ngaho muri makeya ni muranutse ntabwo tugututse nese ko ari kusa kandi katarengera gukora ni ibintu bigaragara. Imana ishigangiza Senegal nta none nagura Senegal. wari ukiri kumbwira ngo Imana ngo bumvise ite? Oya, Imana ari ibintu ubundi bavuze ngo ari ibintu tubona tukavuga ati ni amayobera amatagatifu. Sinabeshya mvuge ngo Imana ngo ni gutya kwanza ubundi ibintu by'iyobokamana ntabyo nzi cyane. Sibyo byumva ufeshe se? aho ndabyumva. Yes, iyobokamana ntaryo nzi, gusa ndasenga, ngerageza gusenga mu gitondo iyo mbyutse, n'injoro ngiye kuryama, ndetse na saa sita ngiye kurya, ntabyibagiwe. Reka twigarukire mu muziki. Indirimbo wambwiraga wakoze ya mbere yarakugoye cyane? Iriya ndirimbo yarangoye, nshimira n'umuproducer wayinkoreye bita Ben Bless. Nyine mbwira ubundi nshaka mva ahantu nshaka kuhera. Nshaka kuhera kugira ngo igitekerezo kive mu mutwe kijye ku rupapuro wandike, bive ku rupapuro bijye muri studio. Nshaka kuvuga nyine iyo nzira ni kuva mu rugo kugera muri studio, icyo byagutwaye na tike ya moto yishyiremo, kugira ngo n'umuntu uri kureba iki kiganiro ushaka umuziki, ukunda umuziki, ushaka kuwutangira. Uragira mvuge ingano y'ubushobozi nashoye muri iriya ndirimbo, urugendo rw'uko byatangiye kugira mve mu rugo njya studio. Okay, ni ukuvuga ngo ukuntu byagenze iriya ndirimbo igendere, namaze guhabwa nyine karita y'umutuku. akadobo oya ntago ari akadobo bro, ntago ari akadobo gusa nyine kuri njye byaje ari nk'akadobo, ariko ntago kasaga n'akadobo. Gusa nyine ntago njye nakunda umupati yampa akadobo ngo mbabare kuri iki gihe. Gusa nyine ndabivuga gutyo kubera ko nibwo numva biri mu buryo bufatika. Iryo joro rya mbere ndakibuka nariye nyine ntishimye, ariko ndarya sinabeshye ngo sinariye. Bukeye nirirwa mbabaye, nari ndyamye hari nko mu saa 3 z'amanywa. Sinzi ko navuze ati nkaho ni wigendere. Ndavuga ati baby gendere nyine nta kundi. Biba binje no mu mutwe ntangira kuririmba ati baby gendere, biraho ngaho nkajya ngarukira ati baby gendere. Naje guhura n'umujama wanjye, arambwira ati, ndamubaza ati se nta umuntu yakorera indirimbo, turi kuganira nyine bisanzwe kuko nari nsanze ari indirimbo ari kumva nyine zazigezweho icyo gihe biraho ngaho. Arambwira ati ngiye mfite umuntu wanje yagukorera indirimbo kandi byagenda neza. Nagiye muri studio mfite nabyita nk'uburakari cyangwa se umujinya, nari mbabaye cyane. Ben Bless aramfasha, turarikodinga, buri kimwe cyose turagikora, indirimbo irarangira, bitandataha nyine. Indirimbo yarangiye uhise ujya muri studio ukiri kuririmba ngo baby gendere? Nabanje kwandika indirimbo mara igihe nyumva, ariko kubera ko byari ibintu nyine bisa nk'ibintu byambayeho, ko byose byambayeho biri muri iyo ndirimbo, nta kintu kimwe kitambayeho kiri muri iyo ndirimbo. Byose rero numvaga kubizana mu mutwe bitari kuva kure. Yampitamo gukina ndaririmba, dore ko simbwiye abantu ngo bazayumve kuko na channel iriho ntago nyemera. Iri kuri channel? Oya ntayo nyine iri bikari najugunye kure. Ariko byaje nyine kumpindura style, ndavuga toke baby gendere bikozwe gutyo, bajama quartier barayumva, benshi barandwanya, UK bimeze bite ntawe uzagera, bivemo iby'umuziki si ibyawe. Kubera ko ntago nge nari kuva mu muziki, na n'ubu ngubu ntago nawuvamo, kuko mvuye mu muziki nta muntu naba nsanze. Ntawe vuga mu muziki ni byose kuri ngewe. Yego, byose ni umuziki. Byose ni umuziki. Cyangwa umuziki ni byose? Muziki kuri nge ni byose, hanyuma byose ni nge, kandi byose ari Imana. Oya, byose mu muziki ni nge. Byose ni Imana, byose mu muziki bikaba nge, umuziki nawe ukaba byose kuri nge. Imana se ntabwo iririmba? Imana iraririmba. Imana ngo ntabwo iririmba? Siko natwe turi abana babaye. Ubundi Imana ubona iririmba cyangwa ntabwo yabishobora? Ibazo yibonye kuri stage. Surumva ushaka kuyireba stage?
nese uririmbira kuri stage gusa ushobora no kuririmbira mu ijoro bikatugera baza bakubwira ati Imana iraba iri guperforminga muri arena wajyayo ntaho najya none se nese we wajyayo iri kuririmba muri arena nkunda umuziki ariko nshobora kutajyayo kubera iki we mbwira Imana iri kuririmba muri arena wajyayo bavuze ngo ni Imana se batumye muri arena iri kuririmba ubu se nayo hashyara ku buryo twajyayo haramutse hahiye twajyayo wabwirwa n'iki se ko wahiye kandi utageze hoya ari ukuntu hashya buriya mvuze ngo ngiye muri arena abafana banjye baba bazi ko hari buze gushya bivuze ngo numvishe ngo Imana ngo iri kuririmba muri arena najyayo hoya nanone najya kureba ko hahiye cyangwa se nyine mwatubwira ngo hahiye tukajya kureba ukuntu hashya ariko Imana nanone ngiye mbona iririmba kubera ko ikorera mu bana bayo genda bakaririmba bagaperforminga twishima ibintu bikagenda neza kuko ibyo dukora byose ubundi ni Imana. Message man yes mu ndirimbo zose wakoze ambwe ngo wakoze indirimbo zirindwi si zirindwi harya ni indirimbo zirindwi. Ni iyihe ndirimbo yarebwe cyane? Ni indirimbo bita Iriba. Ni iyihe ndirimbo yakugoye cyane? Indirimbo yangoye Iriba ryarangoye kubera ko urumva ni indirimbo nakoze nyishyira hanze iri kumwe na video. Nta kazi katari koroshye rero ku muhanzi nkanjye gitangira ntabwo byari byoroshye, ari byinshi ntari nzi nagiye menyera aho ngaho nyine aho ngaho gusa Imana iramfasha bigenda neza. Yego urabyumva ni Iriba nyine ryarangoye cyane. Barasa bikoresheje amafaranga ngahe audio na video? Karaka yabo ni nk'igihumbi ni nk'igihumbi kimwe cy'idolari ariko cy'idolari kiburaho make igihumbi cy'idolari. Iriba yikoreye kwande hehe? Iriba harimo imbaraga z'umugabo bita Ganza. Ganza bro baramuzi. Akora audio akora neza cyane, ni nawe mu producer nahuye nawe nawe akenshi uba ufite projet zanjye nyinshi. Niwe mu producer rwose nahuye nawe numva nyine ngeze ku mutima kuko arambwira ati buriya yageze no ku mutima wawe cyane. Buriya umuntu ari umuntu wawe kubera ati UK ibi bintu simbishaka, nshaka ngo indirimbo ize gutya recordinga gutya. Hari aba producer nagiye mpura nabo ndashaka kuvuga najyagaho nyine nka recordinga kagenda ka masteringa kampereza ngatwara. Ariko Ganza no mu producer w'intwari, no mu producer ukubwira ati ngiye ari kugira nsohora indirimbo mbi Fazari urataha sajya handi. Mu producer rero navuga ko nagiye nkuraho experience yo kuririmba. Yego nanamushimira cyane rwose Ganza warakoze. Ganza ngo warakoze niko bavuze cyane rwose, nawe arabizi ariko uko mushimira ni nako mukunda cyane. Yego wakoze video se we ninde? Nawe arazwi, ni umugabo bita Kasim. Ni umuhanga cyane, nimba waragerageje kwitegereza irandirimba Iriba. Kasim ni umuhanga cyane, ni umuntu nyine mpereza ibintu byanjye nkavuga ati uko mbimuhaye bizaza bimeze neza. Ni wa muntu ndashobora guhamagara umubwire ngo uzabikore gutya hoya abikora nk'ubyikorera. Mbese ni umuntu nyine uwanjye. Kenshi nkunda no gukorana n'abantu numva ko uwo muntu ari uwanjye ku mutima. Ari amavideo nagiye nkorana n'abantu bo ku ruhande bikarangira nyine tuzikasorenza bitewe n'ukuntu zasohotse. Ariko Kasim ni umuntu mpereza projet akambwira tukajyana ku maseti yose agiye atandukanye, akambwira ati nshaka ko imbaro umukobwa yagitinga gutya, Jamari gutya. So urumva ni imbaraga zose ntari nzi
ni ibintu ntari nzi nk'umuhanzi nyine ko bibaho. Urabyumva nagiye mpakora experience itandukanye wenda video yanjye ya kabiri mbwira abanyarwanda ati bayitege isaba rwose ari umuriro. Video ya kabiri ni iyihe ndirimbo? Video ya kabiri ndetse n'iya gatatu binkundiye zasohokera rimwe kuri ya projet nandi kubabwira. Ya album. Niko mbese niko mba numva nyine Imana yabinkorera wenda zigasohoka ari nka video zingahe nkurikije wenda uko nabo mbese Imana nizazisohora. Oya ariko nayo harimo imbaraga zayo nzasenga cyane ndetse n'abafana banjye baba bansengera. Abafana bawe barakubeshya bro? Oya abafana banjye baba bansengera cyane kuko ndabizi. Hari abafana banjye bampamagara bakambwira ati haryo wa muri mobile money gahita mubwira ati gatakira agashimwe umusore warakoze iri babura rirabakoma. Mbwira umuntu utarareba iribo ajye kuri YouTube channel yawe yitwa UK Jamali cyangwa se akore subscribe hano leta yibona cyane rwose. Akore subscribe kuri YouTube channel yanjye UK Jamali arahita abona iribo. Ambwira ati ubutaha uzakosora ibi kuko bajya babimbwira. Umuntu arampamagara akambwira ati Jamali ati gutya ni fresh ariko gutya bana fashion zigezweho ni gutya na gutya kavuga ati cyakoze. Hajya gutangira umuziki ngo wibagiwe izina ryawe. Eka mbatere story wenda abantu banzi cyane neza barabizi cyane cyane abo twagiye dukorana. Navuye gukora iyo indirimbo ya mbere ura n'umuntu arambaza ngo numwumvisha ati wumvisha indirimbo nakoze. Arambwira ati iriya satiniye none se mu muziki witwa ndi? Ndamubwira ati reka nze numve nitwa ndi. Ubwo nagiye kuri telefone mbanza nshyiraho numva izina ryanjye ngira namubwira ati nitwa UK. Ntabwo wibukaga izina ryawe mbese? Nabaga mfite stress sibyo nyine nananyuzemo. Ujye ugira stress ku buryo wibagirwa izina ryawe? Icyo gihe ariko nyine icyo gihe wagiraga stress ku buryo wibagirwa izina ryawe? Icyo gihe ni ibintu bitari byoroshye. Icyo gihe ni ibintu bitari byoroshye buriya ari ukuntu wenda bakunze bazabikubwira ngi kubu ngubu ntago napfa kubishiringa wenda ku rukundo rugezweho ubu ngubu. Ariko icyo gihe nari umuntu ushobora no kuganira nawe bitewe n'ibintu byinshi ndi gutekereza akanahura nabyibagiwe kuko nari ntarasubira muri formule yo kwikontorora mvuga ati birabyararangiye. Yego urukundo rwa mbere. Urukundo ariko rwaragushegeshe ni nk'icyo wabwira abantu bakundana? Abantu bakundana ikintu nababwira nuko bajya bitonda nyine to. Hoya nkurikije experience ufite kuko urukundo nirwo rwakujyanye mu muziki sibyo? Urumva nyine uri umuntu ufite experience ikomeye cyane. Umuntu ushobora kureba umukobwa aguturutse inyuma akamenya niba yagukunze sibyo? Kiri ikintu nabwira abantu ntago uzize ngo waducika. Okay, no kuvuga ngo burya ikintu cyose kiba hari impamvu. Yari n'igihe njya nicara ngashimira uriya mukobwa twakundanye nkavuga ati cyakoze warakoze. Kubera ko rero ikintu cyose kiba hari impamvu iyo ataza kugenda wenda nanjye simba nisanze hano mu itangazamakuru. Ubwo rero ahubwo naha namushimira cyane yarakoze. Ikintu rero nabwira abantu bari mu rukundo cyangwa se bakundana sivuze ko nanjye ndakundana. Ndakundana ariko ari ibintu ugomba kwitondera mu rukundo. Ugomba kwitondera mu rukundo ukavuga ati ese inzira ndimo niyo kuko buriya mu ishyamba uko byagenda kose ntago ishyamba niyo ryaba ritoya ntago warigendamo gutyo gusa ngo nuko ubona ngo ari ku manywa cyangwa se ari ku mucyo ya ugomba kugenda wazirikanye kuvuga twese kose ku ruhande nakatakwa. Umuntu rero mukundana isaha n'isaha yaguhinduka kandi murabizi abantu n'ibihindagurike turi bihindagurike. Yego ariko ndumva warababaye cyane ushobora kuba tuzongera gushaka umukunzi. Oya ntago nubeshya. Yego hari abantu bambwiye ngo ari tangazamakuru nasuye rirambwira ngo
uburibwe wagiriye mu rukundo niwe wabuhisha bugaragara ku maso. Sinzi wenda abafana banjye baraza kumbwira ese ubundi kuki utise Mr Love? Yeah. Ntabwo byari bijyanye n'izina ryanjye, nashatse kubaka nyine izina ryanjye naryo ndikomeze kuko ibyo wapi. Okay. None se ni gute ubona umuziki nyarwanda muri rusange? Burangiye umuziki nyarwanda mubona neza cyane. Neza cyane ubushatse kuvuga iki? No kuvuga ko uhagaze fresh, abahanzi baza bakadukoma. Ikintu nshaka kumbwira. Ndashaka kumbwira uti ngewe kuntu mbona umuziki nyarwanda harimo ibi n'ibi, ibibi ubivuge, ibyiza ubivuge, igikenewe kugira ngo dutere imbere ukivuge, cyangwa se niba twaragezeyo nabyo bivuge. Navuga ko tutaragerayo nta n'impamvu yo kuruhuka kubera ko nta kintu turakora. Ikintu mbona kigezweho muri uyu muziki se ibintu by'ibishego biri mu kazi. Ibishego biri mu kazi. Ibishego biri mu kazi ariko ntibivuze ko abaririmba bitari ibishego nabyo biri mu kazi. Mbese washishikariza abantu kuririmba biriya bintu? Oya, buri wese aririmba uko byumva. Wenda nk'urugero njyewe naririmbye Riba, abantu barambwira ati UK wasaze, Jamal byagenze gute? Ariko nshimira cyane mama wanjye. Mama wese akubwira ati umwana wanjye komereza. Oya, mama wanjye urumva ni nawe mufana wanjye wa mbere. Buryo umuhanzi utaragafata ngo umufana wiwe n'umwe ni nyina gusa. Biterwa n'uwo ari we. Biterwa n'uwo ari we. Uko byagenda kose amakuru yose waba urimo mama wawe niwe mufana wa mbere. None se nta bantu bashobora kujya mu muziki ababyeyi babo baba mama ntibabikunde cyangwa ntibabyishimire bitewe n'impamvu runaka? Bibaho, ahubwo mboneraho no kubwira aba mama ari igihe baba ari abarokore bakagira umukobwa akaririmba hip hop bakavuga ati umukobwa wacu yararutse n'iki hahiye buriya nibwo mbona iki, kandi rwose nta kiba cyabaye. Bakabona umukobwa wabo yagiye muri video ya UK yatwitse hahiye, gafaranga kinjiye namumeneye ku mafaranga namuhereje, bakavuga ati UK n'iki, kandi rwose amafaranga bayinjiye. Ujye bamenera ku mafaranga ukabahereza? Oya, mbashyira mu gikapu. Ni mu gikapu. Buriya nabo bazatera comment abakobwa twakunze kugendana tugenda dukorana bigiye bitandukanye mu video cyangwa se tunatemberana mu buzima busanzwe. Iyo turi mu gikorwa nziko kiri bunyinjirize ndabamenera. Ubwo ati ufite igikapu, akambwira ati ndagifite. Teka ngo sukiro. Kamusiyamo nk'inote za 5 nka ngiye cyangwa upima ku biro. Urabona amafaranga rega ni ibintu bishakwa. Amafaranga ni ibintu bishakwa. Nagize gutya nyine ndavuga ati okay, kankumeneremo nawe. Cyende wumve ko amafaranga ryo cyane cyane noneho amafaranga uhawe na UK ni ibintu bikomeye cyane. Baranzi cyane, ariko ni ukuvuga ngo iyo nyamuhaye gutyo tuba twapanze barakazi. Abara akaye kazi ni nkangaye kazi gatuma umenera umukobwa amafaranga mu gikapu. Ese undi ni ikihe gikapu cyane isaka? Ongeraho mesha ahubwo. Amafaranga menshi mu gikapu. Sorry nsebeje amafaranga yanyu uvuga menshi. Okay, nuvuga ngo ibintu bituma cyangwa se business tuma menera umukobwa amafaranga nkamuhereza, nkamubwira ati gena nabo beho neza. Si n'umukobwa gusa, n'umuntu wari wese twakoranye igikorwa kiri buze kwinjiza, cyane cyane mu bintu by'umuziki nkunda. Ashobora kuza tugiye kwagatinga, tugiye gukora video, nkamubwira ati cyenda ubeho neza nyuma y'akazi gakomeye wakoze. Nushaka ujye Gisenyi kuruhura mu mutwe nubwo bitemewe. Nese kuruhura mu mutwe ntibyemewe? Hoya, ntago byemewe twebwe kuko nta kintu turakora. Roki yaravuze ngo usanga ninje vuze ngo kanjye Gisenyi kuruhura mu mutwe nta kazi yakoze, kandi koko ni nta nibyo. Tararuha muri iyi minsi abantu bari gushaka kuruhuka batararuha. Batarakora baze nibaruha n'urundi rwego. Gusa niyo mpamvu twebwe duhari gukora, gusa dukeneye n'izindi mbaraga nyine. Dukeneye izindi mbaraga tugakora bifatika, tugatanga ibintu bimeze neza cyane.
gutyaho ibyo nzajya mbaho byose nyine biracyari ku rwego rwanjye ariko buri munsi yanzagenda nzamuka. Yego urarenze. murakoze. Ntabwo uranenga ariko umuziki nyarwanda ntabwo ndawunenga. Waruri ntabwo ndawunenga nanone ariko se ndawunenga iki ko byose ni fresh. Uramutse ugereranyije umuziki nyarwanda waramutse ugereranyije umuziki nyarwanda n'umuziki wa Nigeria cyangwa za Kenya urabona ari kimwe cyangwa se urabona hari igikenewe? Njyewe mbona ntabwo ari kimwe. Umuziki wo muri Nigeria uri hejuru cyane kurusha mu Rwanda. Sasa hakenewe, urabona hakenewe iki? Wenda ndandane cyangwa u Rwanda tugwimure muri Nigeria? Oya. Njyewe ikintu mbona gikenewe kurusha ibindi byose akesha abahanzi dukunda kwikunda nk'ubu ngubu UK yarabahanzi ntakitaba. Baririya bo mu Burundi baririya sinki bitaba. Kampamagara ugasanga ahereye mu gitondo mpamagara ko nanze kumwitaba kubera ko ari akantu ko kwiyumva mvuga ati UK. So ngiye kintu nasaba abahanzi bari hejuru cyane nuko nimba umuhanzi amuhamagaye kumubwira ati rwose mfite impano basi mbabarira. Ufite impano ukambeshyira ariko akantu kari kaguyemo ariko si wane nibuga ngo aryo umuhanzi ahamagara undi muhanzi wenda nshimira cyane Bruce Melody waramuhamagara kwitaba. Melody ari indi mu bifitanye niyi cyangwa iracyari ba Melody turacyadiringa ariko uko bisa kose bizacamo. Yamushimira cyane rero n'umuntu nyine ukumva umuntu uhamagara batimeze bite se ndamubwira nyine arambwira ati okay gutya na gutya ntaribi. Yari umustar nkuru yo yifasha akakwandikira akubwira ati gutya tuzabikore gutya ese uhagaze gute abari fresh. Bra ni bwo mpamvu nabwo ngo nkunda Munyakazi mu myaka 3 iri imbere nzabe nashyize ikirenge muke. Nuko ni wa muhanzi nyine nawe wamaze gufata imico y'Abanya-Nigeria. Kuko Umunya-Nigeria yamenye mugenzi we undi muhanzi wabo uri aho ngaho mu bice bigiye bitandukanye. Nshobora kuba ntakorana na Iziri indirimbo ariko nkamufata nkamushyira Enitizo bagakorana. Nkabahuza bagakorana nanjye ndetse nabwo tugakorana. Nabona uko babikora muri Nigeria. Ubwo rero Bruce Melody Shine Boy hejuru cyane. Ni nk'uwe muhanzi wifuza gukorana nawe hanze y'igihugu cyangwa mufitanye projet apana babandi b'Abarundi bambwiye? Ariko mu Burundi nabo nabahanzi. Mu Burundi se ni hanze nyine ndabyo umunsi ara mu nzu. Okay vuga handi ari mu Burundi. Okay nakuvuga ngo yari umuhanzi burya nkunda. Oya ntabwo nshaka umuhanzi ukunda ariko dukunda abahanzi. Oya ngenda mukunda ariko numva nyine twanakorana. John Black. John Black Uganda. Yes. Mufitanye indirimbo we na John Black? Oya nta ndirimbo dufitanye umva nta na communication dufitanye ariko bizaza. Kuki utigeze mu bahanzi bose uvuga wavuze kuki utigeze uvugamo abakobwa? Ikibazo cyanjye kiba kigaruka. Ubwo mu buzima bwawe ntuzigera ukorana n'umukobwa? Indirimbo umukobwa twapanze gukorana indirimbo wenda reka nabivuge hano zabibone. Ari umukobwa twapanze gukorana indirimbo bamwita Baby Hunter arazwi cyane. Nawe ni Umunyarwandakazi ariko nyine ko twagiye tubipanga yego biracyari mu nzira nawe ndanamushimira kubera atari yagiye ampa tukaganira. Ariko nyine ntabwo turabishyira turabinonosora tuba tuganira ejo gahamagara na kampamagara nkamuhamagara ariko mba mbona nta muvumo bifite nyine. Yego ikindi abakobwa ni hejuru cyane ntabwo kudakorana nabo ari ukuvuga ngo n'ikimba nakatiho ya banazi kuririmba babwiza bari wezi bandi bose bazi kuririmba. Ariko bumva bizangira bakunze mbakunze nabo bakakubabaza
ntabwo mbanga ariko Mr Love oya ni UK Jamali UK Jamal Mr Love ntugashyire utazatumana nakongera ariko Mr Love nta kintu ritwaye ni ukuvuga ngo ari ibintu ubundi twiyibagiza ubundi ibintu bizajya bihora bikwibutsa ibikomere n'iki urakatira ukikomereza imbere nk'ubu izo ndirimbo zayigendera naraziretse ndi kwikorera iriba kubera ko nagiye mbona amariba nikorera mu gaco nkomeza nizamukira n'ubuzima zose. wowe muhanzi wa gospel wemera? Muhanzi wa gospel nemera mu Rwanda nushaka kuvuga no hanze ntari oya kandi nari nsatse sinakavugira hano gusa wari ugiye kuvuga wo mu Burundi. oya mu Burundi hari abafana banjye by the way n'abakunda cyane ahubwo hejuru cyane kubera ko mu Burundi hari abafana banjye bantegereje. Bo ni iki utatubwiye wenda uteganya muri iyi minsi cyase muri bibi? Ikintu nteganya kindi ku mutima muri ibi bihe muri uyu mwaka urangira cyangwa se duzatangira ndateganya igitaramo mu Burundi. Ari igitaramo ndi guteganyayo dore ko mfite n'abafana benshi cyane. Ku itariki zingahe? Oya wenda ni muri izi mpera z'uyu mwaka cyangwa se utangiye. Kuko urabyumva ni ibintu nyine nkiri kubaka nkomeza no kubashimira cyane hari ukuntu bagira gutya bakanyereka uko baba bankurikirana cyane cyane n'umuziki wo mu Rwanda barawukurikirana cyane. Ni abantu rero b'agaciro niyo mpamvu nifuza ko nzakorera igitaramo. Ubwo uzatumenyesha Jamal nita UK Jamal imbere cyane kubamenyesha ni ibintu byanjye. ntari bikabisa cyane rwose. none se ugitangira umuziki famille yawe cyangwa se ababyeyi bawe babyakiriye gute? kuko urumva ababyeyi benshi ugiye mu muziki ntabwo babyakira neza, wowe byagenze gute? barakoze mboneraho no gushimira ababyeyi banjye cyangwa se muri rusange famille yanjye bose babyakiriye neza. nta bantu banshyigikiye, ni abantu nyine bambwira ati cyakoza umuhungu wacu respect ibintu ukora ni fresh. urumva rero babyakiriye neza. umubyeyi wajya akubwira ngo iriya ndirimbo yitwa Iriba ni nziza ngarayikunda? mama wanje cyangwa se papa wanje cyangwa se famille muri rusange twebwe turi abantu nyine bakora tureba se ikintu Jamali umusore wacu ari gukora gifite inyungu bimeze bite. iyo rero babonye kandi barabizi ko ari nabyo nkunda barambwira ati respect. Yes. Yeah, Johnny great. Ese ufite management cyangwa ibintu byose ubyisinyaho? Ibiceri byose ni ibyawe cyangwa ufite umuntu ukumeneramo? Bajya bagufasha ababyeyi? Ababyeyi rimwe na rimwe bafite akantu baramfasha. ariko akesha hanini cyose ni njyewe. Ibiceri byose ni ibyawe? Ibiceri byose ni ibyanjye ariko ndibuka mwira video y'Iriba ababyeyi banjye baramfashije. Baragufashije? barampamagaye barambwira ati musore wacu ati gutya na gutya ati envelope ni yawe genda ukora ibyo ukunda. Ubagwa envelope kandi ugihereza abakobwa ibikapu? Rigakara akantu ko kumeneramo abakobwa kaje nyuma maze kugafata nubwo katarafatwa fresh. Agafata bro nabirenze. Nawe karafatwa neza nyine n'abafana banjye cyangwa se abakunzi b'umuziki nyarwanda. Bari no kugira duseke twishime bari byiza. Abundi nanjye ndacyakeneye imbaraga zanyu. Shaka abantu bagufasha igisaba gukora iki? Kubaha momo? Oya simvuze ngiye kubaha momo kubera ko arakantu burya namaze kuvumbura. Ndamutse nguhamagaye wowe nkubwira ati nguza niyo yaba ari waneke tukira blacklist.
oya nta bya blacklist iyo umuntu atayifite arabwira ngo ntago yifite. abantu bavuga gutyo nahamya ko ari inyangamugayo nyine ntago umuntu aba yifite. ababikora gutyo ni inyangamugayo, ariko abantu benshi mu masosiyete agiye atandukanye ari igihe ubwira umuntu ati se mfite igikorwa kineye kimuntemo gutya na gutya, buri wese uko abyumva. Nimba ari nko muri groupe bagahita bakuboroka bakavuga ati yikuyemo Jamal, ati yikuyemo. Noneho groupe yaba ari yawe ukajya ugomeza ureba kubera bari wa admin ukareba Izra yavuyemo, kibaza se byagenze gute. Ubwo rero urumva ntago nje nsaba abantu amafaranga, ahubwo mbisaba Imana ngo izampa amafaranga. Iyo ikintu mbasaba no kujya kuri YouTube channel yanjye bakareba indirimbo zanjye, bakankurikirana buri munsi, bagakora subscribe, bagatera comment ndetse bagasharinga no kuzana inshuti zabo zose mu mahanga, mu mahanga ndetse no mu Rwanda hose, muri Afrika muri rusange. Indirimbo zanjye zigomba zigafata indi ntera kugira ngo ejo hazaza kazafatwe nyine ibintu bigende neza cyane kabisa. Easily harya ni Izra. Sina ryawe ryangoye kurifata ariko ntago rigoranye kuko riroroshye, ni akazina gato yakoroheje kabisa. Se ntago wowe ujya uririmba hip hop? Oya. Arakaririmbo k'Imana ufite? ntako nari nagiye kuburiya kazaza. Wowe se ababyeyi bawe babyakiriye gute ugiye mu muziki? Cyane nta ababyeyi ugira? Ndabafite. Yewe bakimara kumva ngo nagiye mu muziki, Mihere ntago yabyakiye neza ku kanya, bitewe nuko yari afite imbogamizi ati umwana wacu agiye kuba ikirara. Ariko mvumvisha buryo cy'umuziki atari uburara. Gusa ndabashimira ko byageze aho nyuma bakanyumva. Ibintu ni neza cyane. Okay. Wowe se inote? Umuziki usaba inote, abahanzi barabizi. Note zose ni uzishakira se cyangwa hari umuntu? Aho ngereje. Buriya ni njye nari nkiri kubyipevera, cyeka ibindi bije nyuma, ariko ubu ni njye ndi kubyimenyera. Ni ikihe kintu wumva wabwira abanyarwanda ku byerekeranye n'umuziki? Icyo nabwira abanyarwanda, umuntu wese wiyumva ko afite iyo mpano yakwitinyuka, agakora ibimurimo atitaye ku mabwire y'abantu. Ese abantu bazabibona bite, bazabyumva bate? Wakitinyuka agakora icyo yumva we kimurimo, ndabizi neza ko bizakunda, bizacamo. Ndumva rero niba nta kintu mufite mwabwira abanyarwanda muri rusange, nabashimira. Nawe neganye ijambo. Murakoze cyane, natwe twabashimira kabisa. Mwatwakiye ibintu byose nyine, mwadutayemo neza fresh nyine. Nayo keje nawe yagira ikintu arenzaho. Gusa ngiye kabisa kantu kanyuma wabwira abanyarwanda unabasezera, natwe dusezera. Nabwira abanyarwanda cyane ni ukutuba hafi, magasharinga ibikorwa byacu. Imiziki yacu ica kuri channel UK Jamal, ica kuri channel yawe n'ubundi. Ubwo rero nicyo twabasaba, namwe nyine tubashimira ko mwazajya namwe mureba ukuntu nyine mwatwamamariza, kugira ngo n'abantu no mu Rwanda no hanze yarwo baye batumenya. Nicyo ngewe nabasaba, kandi mwakoze cyane. Murakoze nawe. Murakoze. Ngewe mbere na mbere ndashimira abantu bose bagiye bankura mu ngange z'imibu. Ngange z'imibu se ni ibiki? No ari benshi cyane. Ngange z'imibu. Ngange z'imibu nyine mba mvuga
ako ko karanyemeje. Ari ukuntu umuntu aba ari mu buzima bubi, by the way, barabizi. ubuzima bubi bayida. Hoya. Ari ukuntu umuntu aba ari mu buzima bubi, ariko umuntu akaza nyine akavuga ati iyi ngange ni y'imibu. Ingange ni y'imibu. Nyine ingange y'imibu mba ndi kuvuga. Ari ukuntu buba ahantu Bwa buzima buba bugoranye. bwa buzima nyine butameze fresh. Wangeraho ukavuga ati ukuntu nkwemera cyangwa se ukuntu rasita cyangwa se ukuntu umeze cyangwa se uri n'umunyarwanda muri rusange, ingange ni y'imibu. Va mu mibu ujye mu nzitiramubu, ujye mu ngange y'intare. Ewana cyakoze. Ni ukuvuga ngo ndashimira abantu bose bankuye mu ngange y'imibu bakanshyira mu ishyamba. Ishyamba ritoroshye ririmo intare nyinshi kandi zifite amahane. Ariko bagukuye mu ngange y'imibu gushyira mu ishyamba ririmo intare. Gusa igisumbye ibindi cyakuriye igitangaje muri iryo shyamba ni njye ntare ifite amahane kurusha izindi zose zirimo. Uri intare ifite amahane kurusha izindi zose zirimo. Rero ikintu nabwira abanyarwanda bashimira nanabasezera, cyambere ndabakunda cyane. Abafana banjye ahantu hose mugiye mwerereye murabizi, ni ku mutima cyane, niho mbahoza. Simbasezera mbabwira ngo bye bye. Ndahari kandi cyane, ahubwo ndababwira ati mbega uyu muvomye atuma nshira inyota, amena amazi cyane uyoba n'iriba, nanjye mu gacuku nkaza niba. Ndashaka kuzana Robin wanjye, ndashaka kuzana Robin wanjye. Amena amazi cyane uyoba n'iriba, nanjye mu gacuku nkaza niba. Ndashaka kuzana Robin wanjye, ndashaka kuzana Robin wanjye. Yari umuhungu wanjye UK Jamal, ndabakunda cyane birenze uko mubitekereza. Ikintu nifuza rero kurusha ibindi byose nuko mwakomeza mukanshyigikira, ibikorwa byanjye mugasharinga ku mbuga zigiye zitandukanye. Kuri YouTube ndahari, kuri Instagram ndahari, kuri Twitter ndahari, kuri TikTok ndahari, hose ni UK Jamal. No kuri FB ndahari. Kandi nshimira n'abantu bose bagenda bangaragariza urukundo, ndetse n'abandi bose bagenda batera comment bavuga ati UK ntago ushoboye. Abantu bose batera comment ubundi ndabashimiye cyane. Ari umuntu aretse kumbwira ngo UK yati rwose ntago ari fresh, ndamwandikira ndamusubiza se kubera iki bitari fresh. Usko ntagiye yambwiye cyangwa nkazigama nzakavuga mu katubwire. Okay, abafana banjye bazamukubita gusa ndakavuga wese muvuga. Yarambwiye ati aya kakazigame agari fresh. Okay, nyine umufana wanjye yaranyandikiye arambwira ati mpa nimero yawe, teko bw'ibikorwa uba wakaze ni byiza cyane. Ndayimuhereza arambwira ati ngiye gushyiraho akantu. Mbaza ngo yashyizeho agacyo ahubwo. Nagiye kubona rwose kuri mamo, umva barambwira ati wakiriye amafaranga. Rimwe ngiye gusanga ni rimwe. Gusa nawe ndamushimiye cyane. Umva ndamushimiye cyane ahubwo ahari hose. Umva brother ndagushimiye kubera ko byanteye courage yo gukora cyane. Wenda ryarimwe n'ubundi iyo tugiye kubara duhera kuri rimwe. Ntago nshaka kabiri cyangwa gatatu, ahubwo nshaka ko rimwe nzashyiraho tuzeru nka tungahe 3 cyangwa 4. Asigaye bikagenda fresh. Nawe ndagushimiye cyane rwose, uri w'agaciro. Shimira na famille yanjye ukuntu mukomeje kwitanga muvuga ati umuhungu wanyu rwose ngere kure. Ndabashimiye, bura mfite ababyeyi bankunda cyane. Niyo mpamvu muri uyu muziki nzakora cyane nanjye nkabicaza ahantu nyine nkababwira ati ibi ni bya bikorwa. Uzabicaza hasi? Simvuze hasi, mvuze ahantu nzabicaza hameze neza. Ibyo nyine kugera aha ngaha itangazamakuru bakavuga ati ni wowe mama wa Jamal. Akoko nyine azitavuga ati cyakoze umuhungu wanjye uri mu kazi. So ndabashimira cyane. Famille yanjye abantu banshyigikira cyane, harimo muyomba wanjye. Nawe ni umuntu ujya ushyigikira cyane
mu bintu bigiye bitandukanye nyine aramfasha cyane nawe ndamushimiye. Ari abantu noneho bagiye bamfasha muri iki gihugu benshi cyane. Babwira ati mwarakoze cyane. UK Jamali nugaruka ahangaha kuri televiziyo, kuri itangazamakuru, muzajya mumbona buri ko ngiye kubahereza ibikorwa bishyashya byiza. Muzajya mukomeza kumbona ahangaha. Buriya si nko mu rugo, rasiko nabyita. Ni nko mu rugo kabisa. Hano ni mu rugo. Mujye munkurikirana kuri YouTube channel. Hano ni home kabisa. Ewana barakoze cyane, mukore subscribe kuri Mbere Urwego TV. Muri kumwe n'umusore wanyu Soul Kwizera, uko ari inkuru yabishegeye no mu mwobo tujyayo, gusa ntago dufata amafuku. Ewana kabisa no mu ngange y'imibu. Thank you. Ewana.